soma Bibiliya. Tuti bavandimwe bakunze ibikiganiro soma Bibiliya. Uyu munsi turakomereza mu gitabo cya Samweli wa mbere. Turi busome ibice bibiri, aho turi buze gusoma igice cya 11 ndetse n'igice cya 12. Samweli wa mbere igice cya 11. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Sawuli akiza abi Yabeshi y'i Galeyadi. Hanyuma Nahashi umwamoni arazamuka agerereza ahateganye n'i Yabeshi y'i Galeyadi. Abi Yabeshi bose baramwumvira bati, dusezerane isezerano maze tuzagukorera. Nahashi umwamoni arababwira ati, niba mwemera ko mbanogora amaso y'iburyo tuzasezerana, mbihindura igitutsi ku Bisirayeli bose. Abakuru b'i Yabeshi baramubwira bati, ubu turetse iminsi 7 kugira ngo dutume intabaza zigenda igihugu cya Isiraheli no mu ngabano zacyo zose, nuko niharamuka habuze uwo kudutabara tuzagusanga. Nuko intabaza zijya i Gibeya kwa Sawuli, batekereza abantu ayo magambo. Abantu bose batera hejuru n'ijwi rirenga bararira. Uwo mwanya Sawuli aza akurikiye inka azivana mu murima, arabaza ati, abantu babaye bate ko barira? Bamutekerereza iby'abi Yabeshi. Sawuli yumvise ayo magambo, umwuka w'Imana amuzaho cyane, uburakari buramuzabiranya cyane. Genda inka ebyiri arazitemagura, aziha impuruza, azohereza mu gihugu cya Isirayeli cyose, arazibwira ati, utazatabarana na Sawuli na Samweli, uko niko inka ze zizagenzwa. Maze bafatwa n'umushyitsi uvuye ku Uwiteka, bahagurukira icyarimwe nk'umuntu umwe. Sawuli ababarira i Bezeki, Abisirayeli bari 3,000, Abayuda bari 3,000. Nuko babwira za ntabaza bati, muzabwire abi Yabeshi Galeyadi buti, ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Nuko intabaza zirara zibibwira abi Yabeshi, baranezerwa. Abi Yabeshi niko kubwira Abamoni bati, ejo tuzabasanga mutugire uko mushatse kose. Bukeye bwaho Sawuli agabanya abantu mo imitwe 3, basesekara ku rugero rw'Abamoni mu museke, banesha Abamoni kugeza ku manywa y'ihangu, maze abacitse ku icumu baratatana. Haba ngo wabona na 2 bakiri hamwe. Maze abantu babwira Samweli bati, ninde wavuze ngo harya Sawuli uwo ni uzadutegeka? Zana abo bagabo tubice. Ariko Sawuli aravuga ati, nta muntu uri bwicwe uyu munsi, kuko uyu munsi Uwiteka yarokoye Abisirayeli. Hanyuma Samweli abwira abantu ati, nimuze tujye i Gilugali dukomerezeyo ubwami. Nuko abantu bose bajya i Gilugali, bahimikira Sawuli imbere y'Uwiteka, bahatambira ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro imbere y'Uwiteka. Nuko Sawuli n'Abisirayeli bose barahanezerwa cyane. Samweli wa mbere igice cya 12. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Samweli yihanangiriza abantu. Nuko Samweli abwira Abisirayeli bose ati, yemwe nabemereye ibyo mwansabye byose, mbimikira umwami wo kubategeka. None uwo mwami ajya bajya imbere, njyeweho ndashaje meze imvi, kandi dore abahungu banjye muri kumwe. Muzi yuko nagenderaga imbere yanyu uhereye mu buto bwanjye ukageza ubu. Ndi hano nimunshinje imbere y'Uwiteka n'imbere y'uwo yimikishije amavuta. Mbese hari uwo nanyaze inka ye, cyangwa hari uwo nanyaze indogobo ye? Ninde nariganije ibye? Ninde nahase, cyangwa ninde natse impongano ikampuma amaso ngo mbibarihe? Baramusubiza bati, ntabwo waturiganije kandi ntabwo waduhase, nta n'icyo wanyaze umuntu wese. Arababwira ati, Uwiteka n'uwo yimikishije amavuta nibo bagabo bahamya uyu munsi ko ntacyo mwambonye. Baravuga bati, niwe muhamya. Nuko Samweli abwira abantu ati, Uwiteka niwe watoranije Mose na Aroni, akura abasogokuruza mu gihugu cya Egiputa. Nuko none nimuhaguruke mbahamirize imbere y'Uwiteka ibyo gukiranuka byose byabagiriranye na basogokuruza. Yakobo yaje muri Egiputa, bukeye basogokuruza batakambira Uwiteka, maze Uwiteka atuma Mose na Aroni, bakura abasogokuruza muri Egiputa, babatuza muri iki gihugu. Ariko bibagirwa Uwiteka Imana yabo, ibahana amaboko ya Sisera umugaba w'ingabo za Hasori, no mu maboko y'Abafilisitiya, no mu maboko y'umwami w'Imowabu, barabarwanya. Bukeye batakambira Uwiteka, baravuga bati, twaracumuye kuko twimuye Uwiteka, tugahakwa ku ba Bali na Ashitaroti. None dukize amaboko y'ababisha bacu tugukorere. Nuko Uwiteka atuma Yerubali na Bedani na Yefuta na Samweli, abakiza amaboko y'ababisha banyu impande zose, mutura amahoro. Bukeye mubonye Nahashi umwami w'Abamoni bateye, murambwira muti, ahubwo umwami niwe uzadutegeka.
kandi Uwiteka Imana yanyu niyo mwami wanyu. Nuko none dore umwami mwitoranije kandi mwasabye, ngaho Uwiteka amaze kubaha umwami wo kubategeka. Icyampa kubaho Uwiteka mukamukorera, mukamwumvira, ntimugomere itegeko rye, mwebwe n'ubwami bwanyu, mwebwe n'umwami wanyu ubategeka, mugakurikira Uwiteka Imana yanyu. Ariko nimutumvira Uwiteka mugakomera itegeko rye, ariko nimutumvira Uwiteka mukagomera itegeko rye, ukuboko k'Uwiteka kuzabakoraho nk'uko kwakoze kuri ba sogokuruza. Nuko none nimuhagarare murebe iki kintu gikomeye Uwiteka ari bukorera imbere yanyu. Mbese uyu munsi si mu isarura ry'ingano? None ngiye gusaba Uwiteka yohereze guhinda kw'inkuba n'imvura, maze muramenya murebe gukiranirwa kwanyu ko ari kwinshi mwakoreye imbere y'Uwiteka, ubwo mwisabiye umwami. Nuko Samweli asaba Uwiteka, maze uwo munsi Uwiteka yohereza guhinda kw'inkuba n'imvura. Abantu bose bahera ko batinya Uwiteka na Samweli. Nuko abantu bose babwira Samweli bati, sabira abagaragu bawe ko Uwiteka Imana yawe twe gupfa, kuko twongereye ku byaha byacu byose iki cyaha cyo kwisabira umwami. Maze Samweli abwira abantu ati, ntimutinye, ni ukuri ibyo bibi byose mwarabikoze, ariko noneho ntimukebakebe ngo mudakurikira Uwiteka, ahubwo mukorere Uwiteka n'imitima yanyu yose. Ntimugakebakebe, kuko ari ugukurikira ibitagira umumaro, bitarimo indamu cyangwa agakiza, kandi ari ubusa. Uwiteka ntazahemukira abantu be ku bw'izina rye rikuru, kuko Uwiteka ubwe yishimiye kubihindurira ubwoko. Kandi ku bwanjye ntibikabeho ko ncumura ku Uwiteka nkareka kubasabira, ahubwo nzajya mbayobora inzira nziza itunganye. Mujye mwubaha Uwiteka gusa, mumukorere mu by'ukuri n'imitima yanyu yose, murebe ibyabakoreye uburyo bikomeye. Ariko nimukomeza gukora nabi, muzarimbukana n'umwami wanyu. Uwiteka aduhana umugisha kuri ibi bice byombi tumaze gusoma. Dukomeza kwibutsa gukora subscribe ndetse na share kuri Evangelization Monde TV kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamamara ku mpera z'isi yose. Murakoze.